Mwiriwe neza ndabasuhuje cyane. Jye wumva nitwa Miss ISheja mu kiganiro ISheja na YAMBII podcast, ikiganiro cyiza kidufasha gukura, kunguka ibitekerezo, kurera barumuna bacu neza yewe n'abandi bantu badukikije. Uyu munsi ntago ndi njyenyine mu kiganiro nk'ibisanzwe, mba ndi kumwe na mugenzi wanjye YAMBII Fabrice. Tuje kuganira ku kamaro ko kubana neza, abe mu kazi dukora, mu rugo aho dutaha, ku mashuri aho twiga. Kubana neza birakenewe mu banyarwanda bose muri rusange, cyane kandi n'umuco nyarwanda. Nanakira YAMBII Fabrice twihuse cyane adufashe kumva ibintu bitanu. YAMBII Fabrice, mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Namahoro? Namahoro. Turakakiriye mu kiganiro ISheja na YAMBII podcast, ikiganiro cyiza kidufasha gukura, kunguka ibitekerezo kwa buri munsi. Murakoze. Uyu munsi ugiye kutuganiriza ku kamaro ko kubana neza n'abandi muri sosiyete nyarwanda, kugira ngo dukure turusheho no kubana neza. N'ubundi twabanaga neza, ariko noneho biba umwihariko tubikoze cyane. Niba ari cyo watubwira, dufasha uganiriza abadukurikiye. Mbere na mbere, kubana neza bifite akamaro karekare ushobora kuvuga guhera mu gitondo ukarinda ugera nimugoroba ukivuga akamaro ko kubana neza. Kubana neza ni cya gihe uba ubanye n'umuntu uwo ari we wese, ariko mubana mukaba mubanye mu mahoro, mubanye nta kibazo ufitanye nawe, mubanye mu mutekano. Tumwe mu tumaro tw'ingenzi two kubana neza, yaba mu rugo, yaba ku kazi, yaba nahe hose. Mbere na mbere ugira amahoro. Ahantu ubanye n'umuntu neza uba ufite amahoro, utuje, wumva ko nta kibazo gihari hagati yawe n'undi muntu. Miss ISheja, uzi ariko iyo nk'umuntu uzi ko hari umuntu mufitanye ikibazo, ukaryama ugahita utekereza ko hari umuntu mufitanye ikibazo kabisa mutameranye neza, uwo muntu ntabwo muba mubanye neza. Ari we aba afite umutima uhagaze, nawe ubwawe uba uri gushakisha uburyo wabikoramo kugira ngo icyo kintu kivemo, musubirane. Kuko guca ku muntu nta mwiriwe, nta makuru, biba ari ikibazo. Rero ari we ababangamiwe, ari nawe ububangamiwe. Nyuma y'uko bitanga amahoro, kandi bigatanga amahoro arambye. Buriya iyo ubanye n'abantu igihe kirekire mubanye neza, biragenda bikarema ikintu kirenze icyo wowe watekerezaga, bikaguha amahoro arambye. Ikindi ikintu cya kabiri noneho, birakubaka mu iterambere. Niba ushinze bizinesi ubana neza n'abantu, abaturanyi, nta kuntu batazaza kuguhahira. Niba ushinze botike, ni gute abantu batazakubera abakiriya kandi mubanye neza nta kibazo ufitanye nabo. Ariko umuntu naba azi ko mwaraye muhuye ukamukubita ikofi y'isura mu maso, biragoye ko botike yawe azayinjiramo aje guhahamo ibintu runaka. Biragoye ko azaza muri shop yawe y'imyenda aje kuguramo imyenda azi ko mufitanye ikibazo. Biragoye ko muzahura akakubwira mwaramutse azi yuko waraye umuhemukiye. Rero akantu ko kubana neza ni ingenzi cyane kandi gafite umumaro muremure cyane. Kubana neza biratwubaka mu iterambere, mu buzima bwacu bwa buri munsi, uburyo tubanamo n'abantu. Kandi uko ubanamo n'abantu neza ni nako bagiriraho amahirwe. Amahirwe y'akazi, amahirwe y'amashuri kwiga, amahirwe yo kugenda umenyana n'abantu bakomeye, ugasanga hari ibintu byinshi ugiye ugeraho. Inzozi zawe ugasanga uzigezeho kubera kubana neza n'abantu. Ukabana n'abantu neza bakakubera nk'ikiraro kiguhuza n'abandi bantu bakomeye, ukahita ugera kuri za nzozi, ukagera kuri bya bintu wahoze wifuza kugeraho. Ndagira ngo nawe udufashe utubwire kimwe mu kamaro ko kubana neza. Murakoze. Nshimira YAMBII Fabrice yakoze kubana natwe mu kiganiro. Ibi natubwiye ni ingenzi, turabikeneye cyane. Ikindi kintu nababwira hano, nge ndibanda ku miryango, ku bantu bubatse, abapapa, abamama. Iyo uri umumama utashye mu rugo usanze abana bazi neza ko nta kibazo cyawe ari ukuza ubabaza amakuru, amasomo yagenze gute, ubazaniye ibyo bakeneye nk'abana bakunda, inyigisho nk'umubyeyi ukabaganiriza, baranagukumbura.
igihe kirajya bagati mama yatinze kuva ku kazi, mama yatinze, bakananirwa no kuryama kubera ko bafite mama wabo mwiza ubitaho ubanye neza nabo. N'abapapa nuko, niba utashye mu rugo ukabaza umubyeyi ukuntu ameze n'abana ukabitaho, ukabana neza n'umufasha wawe cyangwa n'umutware wawe, icyo gihe bizubaka abana mwibarutse, bazabigiraho. Papa na mama ni amakuru, barafashanya, barubahana, barizerana, icyo gihe muza muri kubaka abo mwibarutse. Ejo nabo bakure bazi neza ko kubana neza ari ikintu cyiza, ari umuco, ari indangagaciro nyarwanda bakeneye. Babyeyi mudufashe, mwirinde kugirana amakimbirane mu rugo, imvugo zitari nziza, gutaha nijoro. Nutaha nijoro ufite umwana w'umuhungu, uko biri kose nawe azakura azi ko kugera mu rugo kare nta kintu bimaze. Rero miryango mudufashe, mwubaka abana mwibarutse, namwe ubwanyu mwiyubaka. Fabrice, yego, navugaga niba ari ikindi nawe watubwira. Aho ngaho si no ku miryango gusa, no mu buzima busanzwe muri sosiyete tubayemo. Erega igihe ubana neza, sibyo, urushaho kuba umuntu w'umumaro muri sosiyete, sibyo. Niba dukeneye umuyobozi, ni gute tuzagutora kandi utabana neza n'abantu? Niba umuntu adashobora kuba yagukenera ngo umufashe, ntago ubana neza. Niba umuntu adashobora kuba yakubwira ikintu ngo umwumve, ntago ubana neza. Ariko umuntu natekereza kumva yuko wari bukwegere, akaba yakugisha inama ukamwumva, uwo muntu biroroshye cyane ko azakumva kandi akanakugirira icyizere, akakubonamo nk'umuntu w'umumaro. Nicyo navugaga. Murakoze, ndashimira abantu mwadukurikiye mwese. Akamaro ko kubana neza ni byinshi, tubivuze ntago twataha, yemwe namwe ubwanyu mwasinzira mukitwumva. Yambi Fabrice. Yego, ndakumva. Sezera inshuti zidukurikiye, tuzasubira ejo tubaza n'ibindi bishyashya. Yego, icyo twiyemeje ni ukuguhereza ibiganiro bifite ireme, byubaka kandi bisobanutse. Wajya udukurikirana buri munsi ku mbuga nkoranyambaga zacu dukoresha zitandukanye.